niko natwe mutazatureka. Mwami Yesu turakwinginga turagusaba mwami udutega amatwi nkuko wabanye n'abakera niko natwe mwami utazatureka. Tuzi neza ko narindi shanga ifite Imana ira hafi yacu uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho. Tuzi neza ko narindi shanga dufite Imana ira hafi yacu uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho. Yanifuza gukiranuka najya kureba ngasanga byandenzeho mu mutima musha muzima utararikiriye uzanijwe. Yanifuza gukiranuka najya kureba ngasanga byandenzeho mu mutima musha muzima utararikiriye uzanijwe. Tuzi neza ko narindi shanga rifite Imana iriba hafi yacu uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho. Tuzi neza ko narindi shanga dufite Imana iriba hafi yacu uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho. Yanifuza kuza kubona niryarize Mwami ko ngukumbuye. Ninkubona zawanesheje sinza Satani nsinze umubiri n'isi. Yanifuza kuza kubona niryarize Mwami ko ngukumbuye. Ninkubona zawanesheje sinza Satani nsinze umubiri n'isi. Tuzi neza ko narindi shanga rifite Imana iriba hafi yacu uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho. Tuzi neza ko narindi shanga rifite Imana iriba hafi uko Imana ya Isiraheli ibarangaje imbere. Nyir'ububasha n'Umwami Imana turi kumwe nawe tuzanesha. Imbabazi zawe ziba ku isi zituma tudashiraho.